mu mutima wanjye. Umubabaro naguteje igihe nemeye kuyoborwa na kamere, wumpe kugira ngo mbashe kwihana by'ukuri, ushyire mu mutima wanjye. Reka twisabire Imana imbabazi. Aho utekereza nk'uko abayisi batekereza, abadafite umwami, ibikorwa, imvugo, intekerezo byose bigasa nk'iby'abadafite umwami. Ese mwanyemerera buri muntu akisengera, katumuzamurira amaboko tumutabaza. Data, tugusabye imbabazi muri iyi nzu, tugusabye imbabazi. Twaravutse, utugiriye ubuntu, udutoraguye, udukuye mu byaha, ariko ntitwagaburira umwuka wacu. Ntiyigeze atozwa kubaha Imana, ahubwo yahagurutse atyo. Dukomeza kuyoborwa n'umubiri, ntekereza nk'uko natekerezaga kera, ngumi iyo ngiyo, mu mutwe wanjye hagatambukamo ibyanduye, amaso yanjye, amatwi yanjye, umubiri wanjye, ubuzima bwanjye burakomeza busa nk'uko nasaga kera. Abo twavuganaga n'ibyo twavuganaga sa nk'ubikomerejemo, mpinduraho gato gusa. Inyota ntayo. Amagambo yawe nyarya rimwe na rimwe bimeze nk'ibitunguranye, nkagwa ku karongo kamwe ka Bibiliya. Muntu wanjye wo mu mwuka nta nyota afite. Ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi. Gusoma ijambo ryawe byambereye nko guterera umusozi, byambereye nk'umugoko, ndetse ngera igihe ngira ngo si ibyanjye, ngira ngo hari abo byagenewe. Ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi. Ndacyafite uburakari n'umujinya nk'uko narindi kera. Sinemereye umuntu wanjye gukura. Umuntu wanjye wo mu mwuka yagumanye intege nke, yaguma ameze nk'uruhinja. Umwuka aramuyobora, nkanga abo nshaka, nkarakarira abo nshaka, nkagira amacakubiri mu mutima. Mbabarira Mwami w'abami, mbabarira Mwami w'abami. Reka wishyire Imana, wishyire Imana, wishyire Imana. Data, tugusabye imbabazi muri iyi nzu, tugusabye imbabazi. Maraso yawe atwuhagire, maraso yawe adutunganye. Igihe twavukiyemo, igihe twavukaga ubwa kabiri, gitandukane n'indeshyo y'umuntu wacu wo mu mwuka. Ayiwe, uretse ko ariho akaba yaravutse, akaba amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo, nta yindi mpinduka ifatika. Ndacyahagaze mu mayira abiri, akaguru kamwe karacyari mu byawa, kandi karacyaba mu byo hanze. Ingiro n'imitekerereze n'amahitamo yanjye biracyasa kwa kundi. Ibyaryoheraga kera nibyo bikinryohera. Ngusabye imbabazi kandi ngusabye imbaraga. Ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera, ndasaba imbaraga zawe muri iyi nzu, ndasaba imbaraga zawe aho ijwi ryanjye ribasha kugera, ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera, ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera. Abandi ntibigeze banavuka, icyakora bafite insengero babarizwamo, bafite n'abapasiteri bitwa ko babashumbye. Tugusabye imbabazi. Menagura ibikohwa byubatse ku mutima wanjye, bituma ijambo ryawe ritagira umwanya mu mutima wanjye. Menagura Mwami w'abami, menagura ndaguhendahenda. Menagura ibitwikiriza umwanzi Satani yatwikirije ubwenge bwacu, kugira ngo ubutumwa bwiza butagira umwanya. Ntibufite umwanya, tubwumva tutabwitayeho, tukabwumva dusinzira, bugaca mu gutwi bugaca mu kundi. Tugusabye imbabazi kandi tugusabye imbaraga. Menagura iby'umwanzi yatutwikirije, kugira ngo tudahindukira ngo dukizwe. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi Mwami w'abami. Tugarukeho, twatukishije izina ryawe, yaba mu itorero yaba mu gihugu. Ntibazi ko abakristo babaho, ntibazi ko abakiranutsi babaho, ntibazi ko abizera babaho. Twese babona bimeze kimwe, twese batwita ababeshi n'abanyabinyoma n'abescro, kuko umwuka wacu atakuze, yakomeje gusa nk'uko yasaga, yakomeje kurangwa n'imirimo mibi. Dutabara ab'itorero, dutabare Mwami w'abami bitiriwe izina ryawe. Dutabara abakora umurimo wawe, dutabara abahagarara imbere y'abandi tukamera nk'impumyi zirandase izindi mpumyi. Dutabare Mwami w'abami, ko twamaraniye gushimwa n'abantu aho gushimwa nawe. Dutabara Uwiteka Mana Nyiringabo, turengere kubw'imbaraga zawe, turengere kubw'umwuka wawe, turengere kuko twitiriwe izina ryawe. Usature imitima. Amen. Ahantu twaganiye ijambo ry'Imana ejo, hari ikintu twaganiriyeho nifuzaho kuvuga, cyavugaga ku isanduku y'isezerano, ariyo yari ukubaho kw'Imana mu isezerano rya kera. Uburyo yageze kwa Obededom ikahamara amezi 3 yonyine, ariko Obededom agahabwa umugisha kugeza igihe n'umwami yabimenyeye, ngo agahabwa umugisha ubwe n'ibyo atunze n'abo mu nzu ye bose. Inkuru zikagera kwa Dawidi. Muribuka ko Dawidi yari yatinye gutwara iyo sanduku, kuko Uza yari amaze gupfa mu nzira barimo bagenda, hanyuma bayikatishiriza kwa Obededom. Igezeyo umugisha urahaba. Haleluya.
ntekereza ko mu mutima wa Obededomu yayakiranye igitinyiro cyinshi n'inyota nyinshi yo kwifuza kubaho kw'Imana. Ariko ikintu gitangaje, iyo sanduku bari bayikuye ahandi hantu ku mugabo witwa Abinadabu, niba mzibuka neza, yari hamaze imyaka irenga 20 ntacyo yakozeyo. Murabyumva nshuti z'Imana, umutima ufite inyota, umutima ufite igitinyiro cy'Imana, Imana izawugirira neza. Ariko umutima wabimenyereye, ukibaza ni gute yamaze imyaka 20 kwa Abinadabu, nta nkuru z'umugisha twigeze twumva, nta mpinduka. Nkibwira rero ngo ishobora kuba yarabaye kwa Abinadabu, hari n'umuhungu we bari baratoreye kuba umutambyi, ariko ashobora kuba yarabayeyo bakajya bakicaraho bakajya bakihorera, kikaba ari igisanduku gisanzwe. Uko rero umutima wacu wakiriye Imana ni kwitumerera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakwifuriza umutima ufite inyota, ndakwifuriza umutima utamenyera Imana, ndakwifuriza umutima umeze nk'umwana mutoya. Iyo umutima wakuze ukanasaza mu mwuka, ibintu by'Imana urabimenyera, ugakora icyaha kumva nta n'agatima kihana gahari. Ariko birashoboka ko umuntu yagumana itoto ryo mu mwuka kandi nyamara arimo amara imyaka mu gakiza. Haleluya, haleluya. Aho hantu Imana ntago yahirengagiza. Ndakwifuriza umutima umeze gutyo. Reka dukomeze rero mu magambo y'Imana tumazemo iminsi tunayasoze uyu munsi. Yaravugaga ngo agaciro kanjye n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Haleluya. Agaciro kanjye n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Self esteem and our right standing with God. Agaciro kanjye cyangwa uwundi we by'ukuri naho mpagaze mu Mana n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Turabyibukiranya ko Yesu yadukuye mu bubata, ntago rero dukwiriye kwemera ko Satani cyangwa icyaha cyakongera kutuboha ukundi. Nuvuga ngo wa muntu mushya wavutse, wa wundi wavutse igihe wavukaga ubwa kabiri, igihe wakizwaga, niba uri hano ukaba waragize umugisha wo gukizwa, wa muntu mushya burya yahawe imbaraga zo kutongera kuba imbata y'icyaha. Ntiwemere rero gukomeza kuba imbohe y'icyaha. Iyo umuntu atarakizwa aba ameze nk'imbohe. Imbohe nuvuga ngo afite iminyururu cyangwa amashene mu ijosi cyangwa se mu maboko, ku buryo umwanzi amutwaza igitugu uko ashaka, akamukoresha ibyaha uko ashaka, kandi uwo muntu akaba adafite imbaraga zo kubyinyagambura cyangwa se zo kubicika. Ariko iyo dukijijwe tuba tubohowe kuri ubwo bubata bw'icyaha, tuba duhawe rwose imbaraga. Iyo minyururu yatuboheraga mu cyaha ibicitse. Niyo mpamvu abakijijwe bakarya ibyo kurya byo mu mwuka, bajya kubona rwose, bakajya kubona ikintu bakundaga kandi cyane cy'icyaha kiryohera umubiri, bakumva baragihuzwe kandi bakumva bahawe imbaraga zo kukireka. Haleluya. Hari abantu bafite ibintu baretse hano, Imana ishimwe cyane. Ukumva wahawe izo mbaraga, burya biracyaryoheye abandi kandi biracyanabakorera. Ariko hari uwo wabaye we, hari umuntu wavutse mushyashya muri wowe, byatumye uhabwa izo mbaraga. Imana nishimwe. Turashima Yesu wadukuye mu bubata bw'ibyaha. Haleluya. Nubwo rero icyaha gifite imbaraga zo kwizingira ku muntu, hari ibyo twagiye tuvuga, ubyo kiziringitira rwose ku muntu kikamwiboha nk'aho ari umugozi, kandi murabyibuka ko na Bibiliya hano ivuga ngo ahantu twikuraho n'icyaha kitwizingiraho vuba. Ni ukuvuga ngo cyoroshye kwizingitiriza ku muntu. Nubwo rero icyaha gifite izo mbaraga zo kwizingira ku muntu, ariko kuri wa muntu mushya, ndimo ndagerageza gusubiramo mu byo navuze, kuri wa muntu mushya ntago we cyamugumaho burundu, kuko Yesu yadukuye munsi y'ubwo bubata. Hari imbaraga zaje muri twebwe zituma icyaha kitacyomekwa kuri twebwe ngo kidugumeho, kereka iyo tubyihitiyemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Dushobora kubitamo gukomeza kwiberayo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa mbere, Abagalatiya 5:1, torero ry'Igalati cyangwa se ry'Igalatiya, ku murongo wa mbere haravuga w'igice cya 5 ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo. Ni ukuvuga ngo ufite umudendezo, ufite freedom. Haleluya. Yo kutajya mu byaha, yo kutabibamo, yo kutabyicaza mu bitekerezo byawe. Izo mbaraga z'umudendezo warazihawe, ntukiri imbata. Haleluya. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongeye kubohwa n'ububata. Cyo Yesu yakoze yaragikoze. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, yadukuye mu bubata aduha umudendezo, hanyuma bakagusaba guhagarara muri uwo mudendezo wahawe, ukawushikamamo kugira ngo utongera kubohwa na bwa bubata. Muranyumvise nshuti z'Imana? Haleluya.
twarabatuwe, ubu dufite umudendezo. Ntabwo Yesu we, nubwo turi imbata za Kristo, turi imbata zifite umudendezo, ntabwo abituzirikamo. Buriya Satani we n'ingabo ze n'abadayimoni barakubata bakagukoresha n'ibyo udashaka, ariko Yesu suko aduha umudendezo, tukagira kubohoka muri twebwe uw'amahitamo meza. Rero ayo mahitamo warayahawe, yamanukanye n'imbaraga zo gukora k'Umwuka Wera muri wowe. Imana nishimwe cyane, haleluya. Ariko ugasabwa gukomeza guhagarara no gushikama muri uwo mudendezo wahawe, kugira ngo utongera. Kubera iki? Umwanzi azenguruka arunguruka agira ngo arebe ko warangara, kugira ngo yongera kwibye, agira akantu gatoya k'akaryango yongera kuzana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu biri tubwira ngo ntitubererekere nde? Satani. Kuberereka murabizi no gutanga akanya gato, ntubererekere Satani, kuko uyu mubererekeye kwa makanya gatoya we ababonye uburyo bwo kuza wese. Haleluya. Hamwe rero no kumenya ibi tumaze iminsi turimo tuvuga agaciro kacu n'umwanya wacu nyakuri mu Mana, icyo nabaye cyo, icyo wabaye cyo, ko wabaye icyaremwe gishya, ku imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ko Kristo yaguhaye umudendezo. Hamwe n'ibi byose, hamwe no kumenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe zituma icyaha kidagifite imbaraga zo kunyizingitiraho, harakurikiraho icyo twita kwitoza cyangwa discipline. Hari icyo twita spiritual discipline cyangwa kwitoza mu buryo bwo mu mwuka, ariko hariho no gutoza uyu mubiri wari waramenyereye gukora icyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Tuvuge niba amaze imyaka 20 ururimi rwanjye ndukoresha gutukana no kuvuga nabi, ntabwo iyo nkijijwe uyu munsi ururimi rwanjye ruhita rureka ibyo bitutsi, ahubwo mba ntangiye ubuzima bwo kwitoza kurukoresha ibyiza. Haleluya. Aho gutukana, aho kuvuma, ngatanga umugisha. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo umubiri wamenyereye kujya mu bintu bipfuye, mba ntangira urugendo rwo kuwutoza kutajya mu bintu bipfuye. Hari igihe rero uwo mwitozo uba mukeya, bigatuma umuntu atinda asa nk'uko yasaga, kuko uko gutoza we atakumenye, cyangwa kuko twibwiye yuko bitatureba. Mwuka Wera azasa nk'udufashe ku ngufu akatumaramo n'ubwenge, akadukoresha nko kukimbaraga. Oya, nongere mvuga ngo amadayimoni n'ubwami bw'umwijima nibwo butwaza abantu igitugu, bukabakoresha iby'imbaraga. Ariko iyo turi mu bwami bw'umucyo, turitoza kubaha Imana no kumvira Imana. Ubu rero urugendo dufite nyuma yo gukizwa ni ukwitoza. Haleluya. Kwitoza kubaha Imana, kwitoza gukoresha ingingo zanjye kubaha Imana, gukora imyitozo yo mu mwuka. Tuzayivugaho ngira ngo umwaka utaha twongeye tugaruko gukora imyitozo yo mu mwuka ituma uyu mwuka wanjye agira imbaraga, akabyibuha, kugira ngo adategekwa n'umubiri. Muranyumva nshuti z'Imana? Turi mu buzima bwo kugira gute? Bwo kwitoza kubaha Imana. Haleluya. Mwibuke ko uyu mubiri uba umaze imyaka utegeka, wigenga, kandi uyobora bya bice bindi byose, ubugingo n'umwuka. Uyu mubiri uba uri umuyobozi rwose, ukabitegeka uko ushaka. Uwo muntu rero umaze imyaka yifitiye ubutware bwo gutegeka no kuyobora, ntago ubutware nubwo bwamburwa mu isi yo mu mwuka, umuntu akaba yahindutse umwana w'Imana, ariko nawe ntaba yiteguye kureka kwigenga kwe nuko yashaka kubigenza, ntago aba yiteguye. Niyo mpamvu bimera nkaho ari urugamba. Haleluya. 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 Tuba turi mu mwitozo rero wo gukora ibiri ngombwa kandi by'umumaro. Muranyumva nshuti z'Imana? Kwitoza gukora ibiri ngombwa, kwitoza iby'umumaro. Ubu no kuza mu nzu y'Imana, uretse wenda babimazemo iminsi baza bikaba byaradufashe, ariko hari abandi bikira umwitozo. Agira ngo ajye kuza, hakamubera impamvu, akaza impamvu, bikajya bimucika, ntakurire mu ijambo ry'Imana, ntakurane n'izindi ngingo z'abera. Rero byose ni umwitozo wo gukora ibiri ngombwa kandi by'umumaro, bituma umuntu wanjye wo mu mwuka akura. Kugira ngo rero tubishobore, tugomba gutangira kurya iby'Imana, ibintu byose byubahisha Imana, ibintu byose bituma tumenya Imana, tugatangira kubirya, bikaba byinshi muri twebwe, kugeza igihe tugera ku kigero rwose gishimishije. Kandi uwo mwitozo tukiri mu mubiri ni umwitozo utarangira. Mugaruke murebe njyewe ariko. Haleluya. 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 Nakaga rwose kuba mu nzu y'Imana ugataha nta jambo wumvise. Satani uziko ntari umuriganya. Narindi bakuvuga kugira ngo tubishobore, tugomba kurya iby'Imana, ibyubahisha Imana, amagambo y'Imana, bikanyuzura, kandi nemvuze ngo uyu ni umwitozo utarangira, kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri, kugeza igihe uzawuviramo. Hanyuma ukitoza kutayora umwanda wose isi iduha. Ubu internet yuzuyeho umwanda, ibitambuka mu maso yacu, ibitambuka amatwi yacu, byinshi birimo umwanda, bikaza bikatubuza kugaburira wa mwuka wacu. Reka dusome ibyanditswe bimwe kugira ngo tugende tubyumva. Mu rwandiko rwa kabiri
Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Twahageze. Haleluya. Ndabona abavuga ubutumwa batagira Bibiliya kandi ngo nabavuga butumwa. Reka dusome. Haleluya. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Haleluya. Tekereza amagambo meza Pawulo yabwiraga Timoteyo. Muri make twatangiye ubuzima bumeze nk'ubw'abasirikare. Murabizi abasirikare nibo bantu batari ababo ngo bigenge. Undi mureba ko twegereje Noheli, ubu abasirikare bazarira Noheli wabo ni baki. Bazaba aribwo barunze umutekano, aribwo barushaho gukaza umutekano, muri make si ababo ngo bigenga. Natwe rero tumaze gukizwa, twatakaje umudendezo wo kurenga tujya kure y'iby'Imana yatugeneye. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Iyo urimo uyoragura ibidakuza umwuka wawe, uba watakaje rwose bwa busirikare, uba wibagiwe uwo wabaye we mu mwami, kandi uba urimo wakira ibintu bitanezeza uwakwandikiye ubusirikare cyangwa se uwakuguze amaraso. Haleluya. Ikintu kinejeje kandi nuko nta bintu bishyashya mu by'uru rugendo. Nibyo intumwa zatubanjirije zabayemo, nibyo dukomerejemo, nibyo abazakizwa hanyuma yacu niba Yesu atari yagaruka bazakomerezamo. Birasa. Haleluya. Haleluya. Abakijwe barasenga, bakiga ijambo ry'Imana, bagaterana, bakitoza gukiranuka, bagakorerana, bagasavingana mu bwami. Nibwo buzima bw'abakijijwe. Dukomeje nanone mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Haleluya. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ifilipi 4:8. Haravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose. Ubu turi mu mwitozo. Haleluya. Aho witoza kuba mu by'ukuri byose. Ubwo ikintu kitari icy'ukuri kiba kitakiri icyawe. Ibyo kubahwa byose. Haleluya. Hari ibintu bitari byo kubahwa ujye ubamo. Ngo yego. Haleluya. Ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo twibwira. Ni ukuvuga ngo aka ni akayunguruzo k'ubuzima bwacu. Buri kintu njya kuvuga, njya gutekereza, njya kujyamo, nkwiriye kugishyira muri aka kayunguruzo. Ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose. Nkareba ese ibi bintu ni iby'ukuri, ese ni ibyo kubahwa, ese ni ibyo gukiranuka, ese biraboneye, ese ni iby'igikundiro mu maso y'Imana, ese bishimwa n'Imana, ese birimo ingeso nziza. Haleluya. Haleluya. Uwo ni umwitozo dukwiriye kubamo byiteka. Reka nanone tujye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4:7 tugeze ku 8. Nanone Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4:7 tugeze ku 8. Haravuga ngo ariko imigani itari y'Imana ni iy'abakecuru. Ntukayemere. Si uko abakecuru bahora bavuga ibintu bipfuye, ariko urabona iyo twamaze imyaka tutazi Imana, twamaze imyaka tudakiranuka, tutazi ijambo ry'Imana, hari ibintu biba byariyubatse mu bwenge bwacu no mu migirire yacu utapfa gukuramo. Noneho rero twakijijwe, Bibiliya iratubwira ngo iyo migani ya yindi yacu y'Ikinyarwanda aho umutindi yanditse ntiriva, ibindi nibikiharya. Bya bindi byose bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, Bibiliya dusaba kutongera kubyitaho. Ngo ariko imigani itari y'Imana ni iy'abakecuru, ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Iyo agakiza katageze, turabibona mu Baroma 12, iyo agakiza katambereye agahindura imitekerereze yanjye, kankorera buki, nshobora kuzajya mu ijuru ariko hano ntarabayeho uko Imana yashakaga. Muranyumva nshize Imana. Haleluya. 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 Kandi niki kibihindura? Nuko ijambo ry'Imana ryanyinjiye rikavugura imitekerezo yanjye, ibitekerezo yanjye. Ikibabaje rero abana b'Imana benshi barakijwe ariko baracyatekereza nkuko batekerezaga kera, uko bafata ibyemezo, uko babayeho, uko babanira abandi, biracyameze rwose nk'ibya kera. Imana itugirire ubuntu. Ngo ariko imigani itari y'Imana ni y'abakecuru, ntukayemere. Haleluya. Ngo ahubwo witoze kubaha Imana.
Mana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki. Bibiliya ntiyavuze ko kwitoza k'umubiri kutagira umumaro, ariko ibigereranyije no gutoza umwuka yasanze gutoza umubiri bifite umumaro muke, ariko kwitoza kubaha Imana bikagira umumaro. Ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Haleluya. Icyamuka bunyumvise, kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, icyakora kurabufite. Iyo twawufashe neza, iyo twawigishije ubwenge, iyo twawitoje kuba mu bantu, ukomera ukiri hano ku isi, bifite umumaro, ariko ni muke. Mwabyumvise inshuti z'Imana? Ngo naho kubaha Imana ko kukagira umumaro kuri byose. Muzi ko kubaha Imana gufite n'umumaro inahangaha. Ngo kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none mu buzima bw'inahangaha, ngo n'ubuzaza nabwo. Haleluya, haleluya. Reka imyaka ufite nyuma y'agakiza uyiberemo kwitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Bikubera ubuzima ubyutse, bikubera ubuzima usinziriye, bikubera ubuzima uri wenyine, bikubera ubuzima uri mu bantu, witoze kubaha Imana. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Udategereje kubonwa n'abantu, udategereje ko umuntu ari bukubwire, wenyine ku giti cyawe witoze kubaha Imana. Amen. Tujye gusoma mu Bikorinto ba mbere 9:19-27. Ni harehare heza. Abikorinto ba mbere icyenda kuva kuri 19 tumanuka hepfo tugeze kuri 27. Uyu ni Pawulo, intumwa yakoreshejwe n'Imana, ibintu bitangaje. Ngo nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Yabayeho ubuzima bumeze nk'aho ari imbata, ariko atari imbata, abikorera kugira ngo yunguke benshi. Muri make umuntu ashobora kugira ibyo yibuza n'ibyo yigomwa, haleluya, kugira ngo yunguke benshi mu bwami bw'Imana. Iyo ibi ngibi umuntu atabyitayeho, abaho ari ishaka rimwe ritazatwungura mu bwami bw'Imana, ritazagira icyo ritumarira mu bwami bw'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo nirebyeho gusa ndasitaza, ngahutaza, ngasunika, bigatuma nta muntu n'umwe narehereza ku Mana yanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo kuba Yuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda, no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo, kugira ngo ngire gute nunguka abatwarwa n'amategeko. Muri make ntiyifuza ko hari n'umwe wasigara, yemeye kumera nk'aho abaye imbata kugira ngo agire abandi bantu azana ku Mana. Haleluya. Yashoboraga kubaho ubuzima butandukanye n'ubu kandi akazigira mu ijuru nta kibazo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko abatabaye uw'umumaro mu bwami. Ngo kuba adafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Haleluya. Mana tugeze hano hantu. Murahumvise inshuti z'Imana? Twebwe abadakomeye tugira gute? Turahutaza. Ubwo ngo twakomeye kandi tuba tudakomeye. Iyo umuntu yakomeye yihanganira abagize gute? Abadakomeye. Kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye. Muri make yaramanutse kugira ngo abazamure. Atamanukiye guherayo, arabamanuka batakomeye bagahera hasi burundu. Kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Haleluya, haleluya. Hari ibintu ukora ku bwa Kristo witirirwa, hari ibintu ukora kubw'ubutumwa bwiza. Birahari, birahari. Ngize ngo ndi muri sare ngenyine. Haleluya. Kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Hari ibyo dukora ni koko, ariko umwuka wera dushoboze kugira ngo byiyongere, tubereho Kristo. Ngo nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Ubundi naha nashakaga, ariko numva hari hejuru ari byiza nabyo tutabisiga. Haleluya, haleluya. Muribuka ko turimo kwitoza
kubaha Imana, turimo kwitoza kuba muri wa muntu mushyashya wavutse. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose? Dufite umwitozo wo gusiganwa twitoza kubaha Imana. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa kabumwe? Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Shyiramo umwete mu gutoza wa mwuka wawe wavutse. Mwibuke ko yavutse nyuma, kuri njyewe yavutse umubiri n'ubugingo bimaze imyaka myinshi. Haleluya. Azaje kubibyiga kandi byaramaze gufata intebe, bimaze imyaka byigenga bikora uko bishaka. Niyo mpamvu akwiriye gusiganwa. Haleluya. Hanyuma kuri 25, umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Haleluya. Yirinda muri byose, nta yoragura, nta sambagurika, nta runda, ahubwo ari yirinda muri byose. Afite urugendo, afite aho agana, afite ibyo yagenewe n'Imana, yirinda muri byose. Ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Hari amakamba atangirika dutegereje. Imana ishimwe. Muze dusiganwe. Haleluya. Kandi nutirukankana natwe se tuzagaruka gutwara, oya turakomeje. Imana nishimwe cyane. Umuntu urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ikindi nabonye iyo umuntu arimo kwitoza kubaha Imana, iyo umuntu arimo kwitoza gukiranuka, kuko abahuze nasanze atarangara. Haleluya. Buri abantu bicara bareba utuntu n'utundi. Niba abandi bicaye muri stade, murabona muri stade abantu bemo barasiganwa hasi, hari abandi bicaye muri stade bashinzwe kuvuga ngo ari kuriya rirukanka nabi. Akuriya buriya kuki yambaye ikabutura kujya tashyizemo igera ku birenge, kuko bagize gute? Bagize gute? Baricaye, ntago bari mu masiganwa. Mwaramutse neza. Baricaye ntibari mu masiganwa, ariko ntushobora kwirukanka ngo uje no guhugira kureba abandi. Mureke dusiganwe. Haleluya. Dufite umurimo, dufite aho tugana, kandi tubikiwe amakamba atangirika. Manuka uve muri stade kuba indeberezi, uze dufatanye urugendo, twirukanke twitoza gukiranuka. Haleluya. Hanyuma nituba turi hamwe twitoza gukiranuka ugasitara, kuko uzawunyegereye nzagufata akaboko twiruke, ninsitara uzongera umbyutse dukomezanye. Ariko abantu bicaye ari indeberezi biragoye ko twabakurayo. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuntu urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nawe yigarutseho. Haleluya. Nuko nanjye ndiruka, ngewe Pawulo, Imana ikoresheje ibitangaza, nanjye nkomeje urugendo. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye. Agira gute? Intumwa y'ubuntu. Muramwibuka ko ari intumwa y'ubuntu? Haleluya. Yatubwiye ko tudakizwa n'amategeko, dukizwa n'ubuntu, twakirira mu kwizera, ntacyo tubikoreyeho. Ariko aragarutse arongera atubwira ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye. Wa mubiri udutegeka yanga kuwumvira. Erega iyo nanze kumvira mba ndimo kuwubabaza. Siko bimeze? Iyo ukubwiye uti ufite inyota kandi nkumbuye skol. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo uwimye skol uba urimo kuwubabaza. Abasore n'inkumi, haleluya, n'abagabo n'abagore bose batarasaza cyane. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Iyo ukubwiye ngo ngenda shaka kuryamana n'umugabo, cyangwa ngo ngenda shaka kuryamana n'umukobwa cyangwa n'umugore, kandi atari umugabo wawe, atari umugore wawe, ukabiwangira, uba urimo kugira gute? Kuwubabaza. Ndabivuze nabyo? Ntibabivugira gatuti, none se babivugira he? Babivugira hano ahubwo kugira ngo mubireke muhabwe ubuntu bw'Imana. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ntabwo Yesu yaje mu buzima bwacu, nubwo yaduhaye imbaraga zo ko ibyaha bitongera kunyiziringitiraho, ariko ntahindura imiremerwe y'umubiri, kuko yaba twishe. Sibyo? Haleluya. Inyota izaguma ari inyota. Niba warigeze kuyimarisha inzoga uzajya ukiyumvamo, ibyifuza gusambana bizaguma bihari, cyane cyane niba warigeze gutegekwa nabyo uzaba ukibyumva. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko utoze umubiri wawe kugeza igihe umubiri wasigara wumvira umwuka wawe uyobowe n'umwuka w'Imana. Amen. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi. Ababwiriza butumwa. Haleluya. Ko mutavuga. Haleluya. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi.
nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Uzi ko umuntu ashobora kumara kubwiriza abandi ibyo yabwirije abandi akagenda akabikora, murumva atari ugutsindwa? Ariko Umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Mwibuke ko ububata bw'icyaha bwacitse, kuva bwacika, izi mbaraga urazifite. Yesu nashimwe. Haleluya. Tugarutse rero mu Baroma 12, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12 rimwe kugeza kuri 2, ngo nuko bene data ndabinginga. Uzi ko Umwuka wera twinginga. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Hari umuntu uri muri twebwe Imana yababariye? Njye yambabariye byinshi, n'uyu munsi aracyambabarira. Haleluya. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Yavuze ngo mutange imyuka yanyu, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Erega hanga ntago wahagaze umwuka wanjye, nubwo uhari ariko wo tureba ni umubiri. Nubwo waje mu materaniro si umwuka wakugendeye n'amaguru, n'amaguru yawe. Niyo ugiye mu byaha nabwo n'amaguru yawe ajyayo, sibyo? Ni n'amaboko yawe ajyayo, cyangwa ibitekerezo byawe ukabyemera bikajyayo. Bibiliya rero iradusaba ngo kubw'imbabazi z'Imana dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Imana nishimwe. Haleluya. Ngo kandi ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Muri make ntitubakurikize, ntiduse nabo, ntidukurikire ibyo bakurikira, ibyo batindamo ntitubitindemo, ibyababereye inkuru zishyushye bye kutubera inkuru ngo natwe aba ari byo turya. Uzi ko umuntu ashobora kumva ibiganiro bipfuye kuri interinete akabyumva amasaha 2 ariko adashobora kumva ijambo ry'Imana n'isaha. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Uzi ko umuntu ashobora gusoma inkuru zisekeje cyangwa zipfuye akazimara iminota 30 ariko adashobora gusoma ibice 2 bya Bibiliya ku munsi. Murumva atari ukunyagwa? Torero ry'Imana twaranyazwe. Nimureke tugaruke. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, kubera ko iby'iki gihe byuzuye ahantu hose, biratworohera ko byituzura mu maso, mu mitwe bikaza bikatubyiga, ku buryo bya bindi bigaburira umwuka biburaho bica. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Iyi mitima bire Kinyarwanda bavuze imitima mishya, ariko mu by'ukuri ni nayo mitekerereze. Haleluya. Duhinduke rwose tugize imitima mishya cyangwa tugize imitekerereze mishya, kugira ngo tumenye. Iyo utahindutse ntumenya neza iby'Imana ishaka. Munkurikire inshuti z'Imana. Haleluya. 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 Bibiliya yatubwiye turekeraho kwishushanya n'ab'iki gihe. Iyo turimo tubireka kwishushanya n'ab'iki gihe, ijambo ry'Imana rikagura muri twebwe, tugenda duhinduka mu mitekerereze yacu. Imitekerereze yanjye yamara guhinduka, igenda igwiramo ijambo ry'Imana, noneho nkamenya neza. Ubu hari abantu batazi neza cyangwa batanazi. Uko ibitekerezo byanjye bivugururwa n'ijambo ry'Imana, nibwo menya neza iby'Imana ishaka, kandi iby'Imana ishaka nibyo byiza, nibyo bishimwa kandi bitunganye rwose. Kuki umuntu yakomeza kugira ibye ashaka n'ibye bimushimishe bidashimishije Imana? Nuko atemeye ko ibitekerezo bye bivugururwa. Haleluya. 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 Ni iki kizahindura imitekerereze yanjye, bigatuma imitekerereze yanjye ibasha gusingira no kumenya iby'Imana ishaka n'iby'Imana ishimwa, nuko ijambo ry'Imana ryangwiririyemo. Hari umuntu unyumvise? Umwuka wacu rero ugomba kuyobora, ugategeka bya bice bindi 2. Dukeneye kwemera umwuka wacu, wa wundi wabaye muzima kubw'umwuka wera igihe twakizwaga. Haleluya. Yesu yabibwiye Nikodemu muri Yohani 3:5-6, aramubwira ngo icyabyawe n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri ni umubiri. Hari igihe umwuka yavukiye muri wowe igihe wakijijwe, ariko dukwiye kumwemerera agakura kugira ngo abashe kuyobora bya bice yasanze bihagaze. Murabyibuka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 1:23. Mwuka wera duha inyota y'amagambo wandikishije. Haleluya. Muribuka ko aya magambo Mwuka wera ari wayanditse. Igihe utayafitiye inyota uzijye wibuka kuyimusaba. Hari umuntu wigeze kugira inyota bwacya akayitakaza, ongera ugaruke, Mwuka wera kugaruke. Hari n'utarayigeze agira ngo nibyo abandi bantu, nawe ngwino. Aya magambo yandikishijwe n'Umwuka wera. Iyo tubimusabye ngo mpinyota y'ibyanditswe,
agenda yiduha. Amen. Ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'iki? N'ijambo ry'Imana rizima. Ni ukuvuga ngo imivukire yawe ntiyakomotse kwa papa na mama. Niba waravutse ubwa kabiri wabiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima. Icyo rero cyakubyaye ni nacyo kigukuza. Muranyumva nshuti z'Imana? Nicyo kikugaburira. Kuko mwabyawe ubwa kabiri. Hari abantu bavutse ubwa kabiri bari hano, hari abantu twakijwe duhari. Haleluya. Kuko twabyawe ubwa kabiri, tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya, haleluya. Iyo rero twavutse ubwa kabiri, tuba dukwiriye kugera ahantu umwuka wacu agaburirwa, agakura, akayobora bugingo. Bugingo ninde? Ubugingo burimo imitekerereze, burimo amarangamutima, buri mu bushake bwanjye, hakaba noneho n'umubiri, byombi akabiyobora. Umwuka wacu niwo umwuka wera aturamo, kandi umwuka wera niwe uzi ibyo data akunda, niwe ufite igitekerezo cy'Imana. Agihumekera mu mwuka wanjye wundi wavutse, kugira ngo umwuka abashe kuyobora biriya bice bindi. Haleluya, haleluya. Niba rero Yesu ari umwami w'ubuzima bwacu, umwuka wacu ukeneye kuba ari wo uyobora ibindi bice. Mbega ibitotsi biri muri iyi nzu. Yesu mwiza we, Yesu mwiza we, Yesu mwiza. Turengere, 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 dutabare. Reka mbaye akagero gatoya. Ngwino ma, wowe mwana wambaye ikanzu y'abaririmbyi, wowe ureba inyuma, uzane nako kana gatoya kandi karaha imbere, kano kari imbere, oya aka kambaye iyo kanzu, muze hano imbere gato turebe iby'iyo mwuka n'ubugingo n'umubiri. Kugasize se? Ngwino mama, yaragiye kukwangira. Izirizire ngira icyo nkwibwirira. Reka njyemwe namwe tugiye gutora umurongo. Ngwino ujye inyuma y'uyu nguyu. Reka umubiri abe njyewe, mundebere uko ngana. Uyu ni Hortense, yakijijwe afite imyaka 24. Uku niko nareshyaga, yewe no mu mungano nendaga kungana nk'uko. Yagiyeho ibindi biro ariko byendaga kungana uko. Uyu ni Hortense wigenga, wiyobora, umukobwa w'inyamirambo, utazi Imana, utanayitayeho. Amaze imyaka yigenga, yubaha uwo ashaka, agasuzugura uwo ashaka. Hanyuma amarangamutima nayo ni makuru mo gake murayabona. Murimo murayabona? Yabyutse nabi, atuka abantu, yashatse gusambana, arambwira ati turabishaka tukagenda. Yashatse kwangana, arabinyongorera tukangana. Murabona hari ukuntu twegeranye. Hanyuma bukeye rero muri 90 na kangahe, arya nakijijwe ryari 98, Hortense yaravuka. Reba ukuntu kangana. Ubundi twari kuzana akabebe. Aravuka. Na bugingo ni mukuru. Ariko murabona uyu muntu ureshya atya, nubwo afite intoki n'amaso n'umutwe, afite ingingo zose zitugize, kugira ngo azabashe kuyobora iki cya mubiri, cya kamere, ntago byoroshye. Sibyo? Kwenda kunsumba ariko siko wakuze. Uyu rero Hortense wavutse mushyashya, iyo atariye amagambo y'Imana aragwingira. Yagwingira ntagira imbaraga, yahindutse umwana w'Imana. Niwe amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo ntibishidikanywaho. Azi n'igihe yafukiye ubwa kabiri, barahamagaye, yumva aratsinzwe, arihana. Ariko aracyaragahinzo, yiwe ni mukuru. Ubundi aracyaragahinzo akaryamye hari katabasha no guhagarara, ariko gafite ingingo. Murabizi mu byara abana bafite ingingo zuzuye, aba yabaye umuntu wo mu mwuka. Ariko nta jambo ry'Imana ribitswe muri we. Kubaha Imana ntago aratangira kubyitoza, kandi kuko ari muto, kandi agasanga abantu bamaze imyaka biyobora, ntago bizamworohera kubayobora. Bisaba rero ko uyu Hortense wavutse ubwa kabiri wo mu mwuka arya ijambo ry'Imana rihagije. Impamvu dufite abakristo ba kamere, kandi nyamara abakristo bakunda n'Imana, umuntu wabo wo mu mwuka aracyareshya atya, ntago yabagira imbaraga ziyobora uyu mugore munini uri hano inyuma. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo tubabwira ngo mwige ijambo ry'Imana, si ukubanduranyaho, si ukubateza ibintu by'amadini, oya. Nuko dushaka ko uyu muntu yakura, kugira ngo abashe kuvuga nko wakundi Pawulo yavugaga. Sibyo?
Pawulo afite imbaraga zo guhura n'abatwarwa n'amategeko agasa nabo, kuko izo mbaraga arazifite. Afite imbaraga zo guhura n'abanyantegekeya akenda gusa nabo kandi ntahereyo, kuko izo mbaraga arazifite. Afite imbaraga zo kumvira Imana, afite imbaraga zo gutwaza umubiri we igitugu akawutegeka kuba mu by'Imana ishaka, kuko yaravutse. Ibi birareba abakijijwe bavutse, kuko iyo utaravuka uyu ntawe tuba dufite. Abakiri mu rupfu murabyizi ko Imana yadukijije dukuye mu rupfu. Haleluya, haleluya. Uyu muntu ukurikije uko areshya n'ukuntu agomba kuyobora umuntu munini umaze imyaka, ntakwiriye kurya bihagije. None kuki tutamugaburira? Noneho rero twarashutswe, tugeze mu nzu y'Imana tuhasanga ibintu biryoshye birimo indirimbo, hari igihe twumva amagambo meza arimo n'amasezerano y'Imana. None mu bugingo hakaryoherwa, muribuka ko hagira amarangamutima, hakishima, hakaryoherwa, hagasirimba, hakaririmba, hakazifata mu mutwe. Noneho wahura n'abaririmbyi baribirimbye neza ukumva araryohewe pe, wahura n'abapasiteri bazi gushyiramo twa story twiza no gusesa nabyo kumva biraryoshye, ariko bigarukira hehe? Hano. Uyu rero arahindagurika. Mwahuye yashyushye yahita kugurira inzu, mwahura yabishye akagutuka kuri mama wawe. Izo mbaraga zombi arazigira uyu, biterwa nuko yabyutse. Rero umwanzi aradushuka tugahera mu dukuru turyoshye dushekeje dusa n'ivuga butumwa, ariko tutari ryo, kuko dushyushya amarangamutima. Niyo mpamvu abakristo benshi akubwira ngo njyewe uyu munsi ndi mu mwuka, noneho utakubwira ati njye nta mwuka ndimo. Ubundi iyo mwuka yakuze, uyu mwuka aramutse akuze akangana uyo rutansi akaba ari uri umwuka, garuka nshuti yanjye subira inyuma. Tuvuga uriya mwana yaragaburiwe ahindutse njye. Iyo uyu mwuka yakuze ntangira iminsi yo kubyuka nabi no kubyuka neza, aba mu mwuka byiteka, kuko umwuka urarya, umwuka uragaburiwe, yahawe imbaraga zo kubaha Imana. Ahubwo bihita bicurama mubiri akaba ari ugira intege nkeya, tukamutwara aho dushaka. Turamubwira ngo turajya mu materaniro akajyayo, turamubwira ngo uyu munsi turiyiriza akiyiriza, tukamubwira ngo turubaha Imana ntidusambana akadukurikira, ntitugira gute akaza, kuko turamurusha imbaraga. Sibyo nshuti z'Imana? Imana iguhe umugisha. Murakoze, murakoze. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo wakijijwe ntugaburire umwuka wawe utubera igihombo mu bwami. Murabona ibihombo dufite mu bwami bw'Imana uburyo ari byinshi. Niyo mpamvu baduseka abarokore, niyo mpamvu nta jambo rifatika dufite muri iki gihugu, kuko twakomeje kumera nk'uko twari tumeze. Mu bangana, mu batikura bari mu kazi tuba turimo, mu batabasha kubabarira tuba turimo, mu barwanira amaturo n'ibyacumi tuba turimo, mu bajya kuregana muri RGB tuba turimo, mu basohoka hano tugakomeza ubuzima nk'uko busanzwe tuba turimo. Kubera iki? Ni akantu kamwe gusa, kuko umwuka wacu atigeze akura, kuko atarya amagambo y'Imana. Niyo mpamvu itangiye gusoma Bibiliya usinzira, kuko Satani atifuza ko wazakura ukayobora umubiri wawe. Niyo mpamvu yakwemeje ko guterana buri munsi bitabaho, yakwemeje ko ukwiriye guterana rimwe ugasiba 3 cyangwa 4, kandi ukumva nta kibazo, kuko uriya muntu wo mu mwuka agaburirwa n'amagambo y'Imana. Muribuka icyamubyaye, yabyawe n'ijambo ry'Imana rizima. Haleluya, niryo ryonyine rifite imbaraga zo kumukuza. Mana nishimwe. Mu Magalatiya 5:16 na 17. Abagalatiya 5:16-17. Ubu mwuka wawe kuko utamenyereye kurya ijambo ry'Imana, urimo umubiri arimo arawubwira ngo ariko bararangiza ryari. Haleluya, haleluya, haleluya. Si umudendezo wo kwica gahunda, nta niyo twishe, ariko kuko umwuka wawe agishonje, mubiri aramuyobora, aba yumva byarambiranye. Mubiri arashaka kujya kwirira iby'umubiri bimunejeje, yicare ku mazi, yirira ibishyimbo bye n'ibijumba, yiryamire, yiganirira inkuru. Mubiri abyize ka kana gatoya bukari mu mugongo, ni gato cyane, ntashaka, ntikabasha kumutegeka ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko reka turyumve, reka duhindurwe naryo. Abagalatiya 5:16-17. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Muribuka ka kantu ko kareshya karabasha kuyobora wa urutanse muremure munini. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga.
kuko ibyo bigize gute bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Dusubiremo. Murahari yemwe. Haleluya. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Ubwo Imana irimo irakubwira ngo uyoborwe n'umwuka, kandi umwuka wawe aracyareshya n'uyu nguyu urimo kuza hano imbere. Muramwibuka ko akiri muto yavutse, ariko yahawe itegeko, arimo arahabwa amabwiriza ko ari we ugomba kuyobora ababyawe ubwa kabiri, abavutse ubwa kabiri. Turabwirwa ngo tuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo tutazakora ibyo wa rutanse munini ashaka. Haleluya. Ibyo ararikira. Mana yanjye, ndi muri iyi nzu njyenyine. Murahari. Muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ese uyu mwuka aratuyobora we ayobowe nande? Ayobowe na wa mwuka w'Imana waje muri we igihe yakizwaga. Haleluya. Muribuka ko yavutse mu mwuka, kandi abyawe n'ijambo ry'Imana rihoraho, imbuto itabora ituruka mu mwuka wera. Haleluya. Impamvu ariwe basaba kuyobora nuko ariwe ufitanye connection n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Niwe ufatanye n'ijuru. Niyo mpamvu uyu mubiri ibiwubaho bimeze nk'ibiba ku batarakijijwe. Muranyumva? Haleluya. Ibiba kufite Imana n'utayifite ku mubiri birasa, ariko umwuka wacu harimo itandukaniro. Uyu mwuka wacu yabyawe n'Imana. Haleluya. Umwuka wanjye ntakomoka kwa Mazimaka, uyu mubiri ukomoka, ariko umwuka wanjye ukomoka mu ijuru. Ndi umwana w'Imana, navutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu ariwe basaba kuyobora, kuko afitanye igihango, afatanye n'Imana mu ijuru. Haleluya. Ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo wa wundi munini, ibyo kamere ararikira. Iyo ntayoboye n'umwuka, kamere n'ibyo irarikira bintwaza igitugu. Ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, irakomeza ikararikira kugeza igihe umwuka kuriye akabyibuha, akamurusha imbaraga. Ni urugamba. Ikirushije ikindi imbaraga nicyo kiyobora umuntu wese. Ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo birahabanye, bizahora bihabanye kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Icyakora nugaburira umwuka wawe. Haleluya. Igihe kiragera ijwi rya kamere ukaba utakinaryumva. Kadohese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntabwo kamere yazigera ambwira aho ngeze ngo njye gusambana, sinzi naho yabihera. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Nta nubwo yambwira kwangana, ni ukuri kose, kandi yahoze abimbwira, ariko ayo matwi sinyiyumva, kuko umuntu w'umwuka arimo arabyibuha. Ngo kuko kamere yarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko birahabanye rwose. Hanyuma hakatubwira ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Kubera iki? Umwuka yakomeje kugwingira. Ntago byanditswe ko abera bagenewe gutura hano ngo ibyo ushaka gukora ntaba ari ibyo ukora. Oya, wibigira isengesho, wibihindura ubuzima. Ibi bibwirwa abo mwuka kiri gatoya. Nibwo ibyo umwuka ashaka gukora, kira kidamu kinyuma kinini kitabasha kubyumvira, kuko kanone ni gato, nubwo kansunika nikambasha. Murabyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Kuyoborwa n'umwuka rero ni kumwigisha wa Kristo akwiriye kubaho, ni kw'Imana yabigennye. Haleluya. Umuntu w'umwuka arenga kuyoborwa nuko yiyumva, nuko ashaka, nuko atekereza. Ibitekerezo bitavuguruwe iteka bitekereza ibihabanye n'iby'Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Imana itugirira ubuntu. Bugingo ntumuhe imbaraga ngo bari kuyobora abyuke nabi cyangwa abyuke neza, agira ibyiyumvira, avuga ati ndumva nshaka ariko kumusubiza, ndumva nshaka ariko kugira gutya, ndumva nshaka. Oya, tuyoberwa n'iby'umwuka tubwira, n'iki ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Haleluya. Hanyuma iyo umuntu yavutse akaba akiri gatoya, atarabasha kuyobora uriya muntu wa kamere, umurimo dufite no kumugaburira. Hanyuma iyo yemeye, kuko afite intege nke, agatwarwa n'uriya w'inyuma munini, icyo tuba dukeneye gukora ni ukwatura ibyaha byacu no gusaba Imana imbabazi. Amen. Tukakira kubabarirwa, tugahora twejejwe, tugakomeza urugendo. Amen. Ikindi ni ukongera kwimika Yesu muri ako gace. Niba ari mu bitekerezo byawe hacumura, hagucumuza, habitsemo inzangano n'amatiku n'utundi tuntu, ukajya uvuga buri munsi ngo ibitekerezo byanjye ndabikweguriye Yesu. Umubiri wawe n'ibice biwugize ukabyegurira Yesu. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Soza uru rugendo rwo kubamba wa muntu w'inyuma wa kamere, kuko iyo nyobewe n'umwuka iteka mba ndimo mbamba kamere, namubuje gukora ibyo ashaka. Ni urugendo rutarangira, ni urugendo ruhoraho. Haleluya. Ufite aho ugeze,
mfite aho ngeze kandi turakomeje. Imana ishimwe. Iyo umuntu yishutse ko yabirangije aba aguye mu mutego wo kongera kugaruka hasi kwitangirira, kandi hari ibyo yari yarabashije. Muri Luka 9:23 haravuga ngo abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Iyo bavuze kwiyanga si ukureka gukorera iby'umubiri byo tugomba kumukorera ngo tuve mu kazi, tureke koga, tureke kwisiga, tureke oya, si ibyo. Ariko kwiyanga ni igihe umubiri usaba ibi nkawubwira ko binyuranye n'iby'Imana ishaka. Uko niko kuwanga. Muranyumva nshuti z'Imana? Nkanga kuwumvira, nkanga kuwitaho. Haleluya. Dukeneye kwibara nk'abapfuye ku cyaha. Ntidukwiye kwemera kumvira umuntu wa kera utumvira Imana. Turamukebura tukamugarura mu kumvira Imana. Dukwiye kubaho tuyoborwa n'umwuka wacu. Umwuka wacu agize gute? Amurikiwe n'umwuka w'Imana. Natamurikirwa n'umwuka w'Imana azakomeza ari ingwingiri, azakomeza ari gatoya. Umwuka w'Imana tuyobora gute? Mu magambo Imana yandikishije no gusenga, kugira ngo umutima wari umeze nk'urutare woroshye. Haleluya. Twishyira Imana mu masengesho, tukemera kurya ijambo ry'Imana, tukitoza gukiranuka mu tuntu dutoya, ibigaburira umwuka byose bikaba priorite y'ubuzima bwacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Nongere nsubiremo, ibi rero bivuga ko tugomba kugaburira umwuka wacu mu buryo buhojejeho, tukirinda ikibyibushya bugingo n'ikibyibushya umubiri gusa, kuko bituma ari byo bituyobora tugasubira mu byaha no gutegekwa n'amarangamutima. Haleluya. Ushobora kuntuka igitutsi kikanyinjira bien, wumva urampamije, amarangamutima akambwira ati uraruhuka ari uko umwishyuye. Wabonye wishyuye umuntu ukuntu wumva wiruhukije? Ndamwishyuye, kumva nyine uraruhutse. Uzi impamvu wumva uruhutse? Ubugaburiye bugingo, hanyuma mwuka nawe akababara. Nari nzi ko disi uyu munsi urutanze ari bubishobore. Nkababaza umwuka muri ngewe, kavuga ati nari nzi ko ijambo ry'Imana amaze kumva, hari agatambwe yateye, nari nzi ko ari bubishobore kutaba mu bintu byo kwishyurana. Haleluya. Katurangirize kuri iki cyanditswe Abaroma 8:12 kugeza kuri 14. Haravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda. Abaroma 8:12-14. Nuko rero bene data turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Abyumvise? Ntidukwiye gukurikiza ibya kamere y'imibiri yacu, ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Umwuka ufite imbaraga zo kwica ingeso za kamere, muzarama. 14 yakavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ubundi bagomba kongeraho, iyo baza kudusemurira neza, tavuga ngo ngiye kongeraho bya bindi mu byahishuye batubuze. Oya, ni ubusemuzi buke ukura mu gihe burayo bugacisha wenda mu Cyongereza bukazazana mu Kinyarwanda. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana bakuze. Nari mvuze ngo bakuze kuko wa mwuka yarakuze, abasha kumvira umwuka w'Imana, none hakamuyobora. Haleluya. Kuko hari impinja zitabasha kuyoborwa n'umwuka kuko umwuka yagwingiye. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka duhaguruke dusoze twisengere, dusabe ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu, usabe inyota y'umwuka wera kugira ngo umwuka wawe ugaburirwe, uhage kuba waba umukristo wa kamere. Haleluya. Haleluya. Nkuko abantu bagira imihigo bakavuga ngo indicateri kizatwereka ko twabigezeho niki. Haleluya. Natwe nuko tumera nk'abantu nyine niko bimeze, ariko indicateri yereka Imana ko koko wayikurikiye, yakugiye imbere ukayikurikira. Itandukanye no kuba narubatse inzu, itandukanye no kuba naraguze imodoka. Haleluya. Itandukanye no kuba nagira itorero ribyibushye kurutaho. Oya, indicateri yereka Imana ko nayikurikiye nuko ndangije umwaka ndushijeho gusa na Kristo. Muranyumva nshuti z'Imana? Iritegereza kavuga ngo Hortense wo mu kwezi kwa mbere, wo mu kwa gatatu yari umunyantege nkeya, ariko wo mu kwa 12 ndabona hari ibintu yashoboye.
hari ibyaha yatsinze, hari ubunebwe bwo gusenga yatsinze, hari ibintu byari byaramunaniye none yarabishoboye. Iyo niyo indikateri Imana yashyizeho. Haleluya. Mwibuke ko dusabwa guhora dukura tugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Muranyumva nshize Imana? Haleluya. None urebesheje rinete z'Imana, ntabwo Imana irwaye amaso, nta nubwo yambara rinete nkanjye, ariko urebeye mu maso yayo ugapimisha za indikateri zayo, bya bindi ishyiraho, wowe wipimye wasanga warayikurikiye. Haleluya. Imbaraga urangirijemo mu kwa 12, kubaha Imana urangirijemo mu kwa 12, niko kugwiriye kuruta uko mu kwa mbere. Yego, niba ari ibyo ni byiza, niba atari ibyo hari ikibazo. Imana yacu itugire neza. Haleluya. Imigani 16 umurongo wa 9 harambwira ngo umutima w'umuntu, Imigani 16:9, umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Haleluya. Sindimo nkwinjiza mu buzima bwa kirokore bw'ubunebwe. Hari igihe umuntu yinjira mu buzima bwa kirokore akaba umunebwe, akareka gutekereza, akareka kugira ingamba, akareka kugira plan, akareka kugira ibyo apanga. Si ibyo ngibyo ndimo nkubwira. Uzapange, nta nubwo biriya kubuje gupanga, ariko yavuze ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe. Nuvuga ngo umutima w'umuntu uraplaninga, kuvuga ngo nzaba ngeze kuri ibi n'ibi, nzaba nshoboye ibi, ndapanga ibi mu myaka 5, ibi short term na long term, bya bindi byose abahanga bakoresha. Haleluya. Ariko biramira ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka ni uyobora intambwe ze. Bana yacu tugire neza. Nuvuga ngo iyo ntanebwe, iyo utanebwe, iyo wakoze ibyo wasabwaga gukora byose. Haleluya. Iyo ntacyo wishinja mu mutima ngo uvuge ngo ibi ngibi iyo mbikora gutya, aya mafaranga yo ntayapfusha ubusa, ibi nibi, tuba dufite ibintu bitandukanye twishinja. Ariko iyo bidahari, haleluya, aho uhagaze uyu munsi ntacyo hatwaye, waragambiriye, ariko Uwiteka asohoza intambwe zawe. Haleluya. Ibyo yashimye ko biba bigezweho nibyo byagezweho. Haleluya. Gusa iyo dufite ibyo twishinja, turimo tuvuga ngo hari ibyo tutakoze neza, hari ibyo twagomba gukora ntitwabikora, icyo gihe tugaruka imbere y'Imana tukayisaba imbabazi, ukabwira Imana, ukayibwiza ukuri uti Imana nararangaye, ya mahirwe wari umpaye nayapfushije ubusa, ya mafaranga nari mbonye nayapfushije ubusa, wa mushinga nari butangire nayaguzemo imyenda yo kwambara. Ugasaba Imana imbabazi. Haleluya. Bya bihe byo gusenga wari umpaye ntabwo nabisenzemo, ya misi yo kwiriza nari naragambiriye siko nayirijemo. Ibyo ngibyo ni uruhande rwacu rw'ubupfapfa. Tubwiza Imana ukuri tukayisaba imbabazi. Iyi Mana y'amahirwe ya kenshi kongera katuzanira andi mahirwe. Haleluya. Kuko mu bintu bigenda bimeze nka cycle, burya n'amahirwe abamo. Hari amahirwe atambuka imbere y'umuntu. Haleluya. Akagenda ntagaruke. Ubuse ntangura urugero, abakobwa ntago bari burakare. Abakobwa ntago muri bubabare. Ntago ari mwebwe n'abakobwa bahandi. Haleluya. Habaho imyaka y'ubukumi yo kubengukwa cyane. Yego, murabyemera namwe? Imyaka y'ubukumi yo kubengukwa, ni ukuvuga ngo abahungu bifuza kukurambagiza ari benshi, biterwa n'agace umuntu atuyemo n'aho umuntu akorera. Iyo myaka ntago twayipresiza, ariko irahari. Imyaka y'ubukumi yayindi umuntu aba atarakura cyane, aba atari n'umwana cyane. Hanyuma rimwe na rimwe ayo mahirwe yaza, abakobwa ntibayafate, agasuzugura akabakubona 0 aba mbere, aba kabiri akabakubona 0, aba gatatu akabakubona 0. Noneho ya myaka yo kubengukwa cyane ikarenga. Bari muzi kugirenga? Igirenga. Yarenga abakubengukwaga bakagenda bagabanuka. Ikindi, uko umuntu akura burya niko gwiza ubwenge, n'impungenge ziba nyinshi, asigara yitegeza. Burya hari imyaka y'ubutoya ibirimo no guhubuka, ariko guhubuka rimwe na rimwe kugahira abantu kuntu. Yesu ashimwe. Haleluya. Umusore w'imyaka 40 kugira ngo ashake n'umusore w'imyaka 29 ntago bazashaka kimwe. Uwa 40 bizamuvuna cyane, kuko azitegereza abakobwa bose abone ntibavamo abagore. Uwa 27 abazaba gifitemo ubwana no gutinyuka. Haleluya. Avuga ati uyu nguyu azaba umugore. Kuba 40 45 utangira kwitegereza, ukajya ubona abakobwa bose bafitemo shitani. N'umukobwa nuko uko ukura ugera 38 40 ubugeze mu myaka yo kwitegereza, ubupfapfa buba bwagushizemo. Imyaka yo kubenguka ibigenda igusiga, ariko n'ubupfapfa buba bwagushizemo. Uvuga ngo ndashaka umugabo uri serious, umugabo uzi icyo ashaka, umugabo nyine w'umugabo utari umuhungu. Haleluya. Nari mbivugiye iki ko igihe cy'amahirwe kiba kijya gitambuka,
ariko ndashima Imana yacu ko ari Imana y'amahirwe ya kenshi. Haleluya. Ntiwihebe namba, uko tugarutse aratwakira. Haleluya. Iyo abaduha ibingana n'amahirwe twatakaje, nta kintu cyo kuvuga twaba dufite. Bizonyine ibyaha twabanje imbere, imyaka yo kuzerera wizurunguta hirya no hino uri kure y'Imana, iyo yonyine yagatumye Imana nta kintu na kimwe iguha, ariko ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Haleluya. Rero iyo turangiza umwaka nk'uku, tugwiza Imana ukuri, ukabwira Imana amahirwe wamisinze, niko bavuga. Ama opportunity yagucitse ayo wapfushije ubusa kubw'uburangare bwawe, kubwo kutaba mu mwuka kwawe n'ibindi bitandukanye, ukabwiza Imana ukuri. Haleluya. Ariko iyo twagerageje mu mbaraga zacu hanyuma ntibicemo, humura, umuntu wese atekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka ni uyobora intambwe ze. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Ibyo wateganyaga ariko bidakorwa n'imbaraga zawe, humura. Haleluya. Uwiteka yagennye intambwe zawe, iravuga ngo nubwo yapanze gutya ariko navuze ko azagarukira ahangaha, azashobora ibi ngibi, agakora ibi n'ibi, kuko Uwiteka ni uyobora intambwe zacu. Icy'ingenzi ni ikihe? Ni ukureba niba urangije umwaka ibirenge byawe bikiri mu nzira ze, bitaranyereye. Amen. Haleluya. Nari mvuze ngo icy'ingenzi ni ukureba ko urangije umwaka intambwe zawe zikiri mu nzira y'Uwiteka, zitaranyereye ngo zivemo. Mwari muzi ko zijya zinyerera? Imbere y'abantu twaba dusa nk'abagihagaze, ariko imbere y'Imana yatureba igasanga zaranyereye kera. Haleluya. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 22 murongo wa 37, gitabo cya kabiri cya Samweli 22:37, harambwira ngo intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Haleluya. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Haleluya. Nukuri Imana yagiye idushyiraho inzira naho zitari. Ushobora kuba warasitaye ariko nturambarare. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Icyo sabwa kurebaho niki? Soza umwaka nk'umukristo, icyo sabwa kureba ni ukureba ko umutima wanjye, inzira zanjye zigikomeje inzira z'Uwiteka. Ni ukureba ko intambwe zanjye zitanyereye. Niki cyakubwira ko intambwe zawe zanyereye? Munyumve neza nshuti z'Imana. Haleluya. Niki cyakubwira ko intambwe zawe zanyereye? Ni igihe hari ibyiza byo gukiranuka wari warashoboye ariko wagera inyuma ukabireka. Ni igihe hari ingamba zo gukorera Imana wari warakoze wagera inyuma ukabireka. Haleluya. Ubu kugwa kwanjye ntago kwaba ari uko nakoze ibyaha runaka gusa, no kureka kuvuga ubutumwa bwiza kwaba ari ukugwa imbere y'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ibyiza wari waratangiye muri Kristo iyo bidepoje uburimo kunyerera gatoya. Dushobora kuvuga ngo twihaye konji, twihaye ikiruhuko, ariko nagira ngo mbabwire ko kuzimu nta kiruhuko agira. Haleluya. Abapfuye batabwiye Kristo bararimbuka, ntago babashyiraho vacances ngo nuko turi mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Oya. Yesu ashimwe cyane. Ibyiza rero waramenye kuri Kristo iyo biretse, iyo bigabanyije, uko nukunyerera ku intambwe zawe. Imana yacu dutabari, ikomeze intambwe zawe muri iyi nzira watangiye. Ibyo gukiranuka wari warashoboye ugende wongeraho ibindi. Erega ntago turagera mu kigero Kristo atwifuzamo. Haleluya. Ushobora kuba hari ibyaha waretse ariko burya si ibyo bihagije. Iyo turetse ibyaha runaka bya bindi si yita ibyaha, bya bindi abantu bamenyere, Mwuka Wera yigirana imbere natwe agatangira kutubwira muri detail, akakubwira ngo buryo rutanse uzagisubiza makeya, buryo uzajye wambara utya, buryo uzajye ugenda utya, buryo bigenza gutya na gutya. Burya Mwuka Wera ibyo nabyo arabivuga, ariko abivuge hari ibindi twabashije. Haleluya. None se akongereho n'ibya mbere utarabibasha. Imana yacu tugire neza. Kubaha Imana, kurangiza umwaka nyubashye Imana, bimfitiye njyewe akamaro kuruta uko bifitiye Imana akamaro. Haleluya. Uko iminsi yicuma nkagenda ndushaho kugwiza kubaha Imana. Icyo ni Imana yita 6. Iritegereza ikavuga ngo 2019 kanaka yagize 6. Twabwa twamureba iyo 6 nituyibone. 6 murayumva yateye imbere mu yandi magambo. Haleluya. Imana yikamureba ikavuga ngo kanaka yateye imbere. Ngewe urutanse namureba nkabona nta terambere rihari kuko nta bifatika bihari. Ariko igituma Imana ivuga ngo yateye imbere, irabona ikabona yagiye agwiza imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka, yagiye agwiza imbaraga zo gusana Kristo, yagiye agwiza imbaraga zo gushaka Imana. Haleluya. Bwoko bw'Imana nimugaruke turebe nkuko Imana ireba. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Hari ikindi gishuko umwanzi Satani ajya duteza. Reka nongere nkwibutse mbere yuko masoma yuko gukiranuka bifitiye wowe umumaro mbere y'ibindi bintu byose. Yesu ashimwe.
haleluya. Gukiranuka kwawe ni wowe kungura, ntabwo Imana ariyo byungura. Nagira ngo mbabwire ko Imana itazigera igira irungu mu bwami bwayo. Yesu ashimwe nshuti zanjye, haleluya. Ntabwo Imana izigera igira irungu ngo nuko rutanse wari waratangiye ibyo gukiranuka none habivuyemo, noneho ngo Imana igira irungu ngo ivuge ngo indirimbo ze zizahabura, ibitambo bye bizahabura. Oya, afite ibihumbi n'ibihumbi agiza bimuramya igitondo n'umugoroba, haleluya. Nta rungu ifite. Gukiranuka ni inyungu zanjye, gukiranuka kwawe ni inyungu zawe. Yesu ashimwe. Hari igihe Satani adushuka ukarangiza umwaka ufite isengesho rimeze gutya ngo Mana ngo n'ukuntu twagendanye koko n'amasengesho yose nasenze, n'ukuntu nigomye ibi n'ibi n'ibi n'ukuntu nakoze ibyo gukiranuka, Mana n'ibyo umpembye, umwaka urarangiye, nta fiance nta fianceye, nta kazi, nta za nta zikaba nyinshi. Satani ntagushuke. Gukiranuka kwagiriye wowe umumaro, haleluya. Mana yacu tugire neza. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6, uze gusoma uhereye hejuru kugira ngo iyi nkuru uyumve neza. Abashaka gukorera Imana mwese mufite imihamagaro mujye musoma izi nzandiko, haleluya. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6, ndashaka kuvugaho utuntu dukeya, ubundi iyi nkuru wayumva neza uhereye hejuru. Nibyo Pawulo yasabaga Timoteyo kwirinda n'ibindi nk'ibyo. Aravuga ngo n'impaka z'abantu ku murongo wa 5 bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri. N'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Namwe niko Bibiliya yanyivuga. N'impaka z'abantu bagize bate? Bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, haleluya. Ntabwo twubashye Imana kugira ngo tugire indamu runaka tubona, kugira ngo tugire inyungu runaka dukuramo, haleluya. Ntabwo nayubashye kugira ngo izampe ibi n'ibi, nayubashye ni inyungu zanjye kugira ngo nzabane n'Imana mu ijuru, haleluya. Nkuko nari mvuze, ni ukuri isi iramutse irangiye ntakijwe ngo njye mu ijuru, Kristo aramutse agaruka gutwara itorero, hanyuma muri abo bagenda simbemo, ntabwo icyuho cyanjye mu ijuru kizagaragara. Muranyumva sizi Imana? Ayiwe murarangaye, haleluya, haleluya. Ntabwo icyuho cyawe cyangwa cyanjye ndamutse nakomeje inzira yo gukiranuka ntabwo kizibukwa mu ijuru. Impundu zizakomeza zivuge, abamarayika bakomeze bakubita amakamba yabo hasi, abejejwe n'amaraso ya Yesu bazaba bariyo bakomeze bahimbaze. Nta gitondo nta joro riba hari ahantu, ubwiza bw'Imana buzaba buhuzuye. Ntabwo icyuho cyawe cyangwa cyanjye nitudahitamo gukomeza urugendo ntabwo kizagaragarayo, haleluya. Kubaha Imana rero ntabwo tubikorera indi nyungu iyo ari yo yose kugira ngo Imana nayo igire ibindi bintu tugirira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko yongera avuga ngo icyakora kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, haleluya. Turibaza noneho ngo ni inyungu seronki, ni inyungu ku Mana, ku bantu barabivuga bate? Iyo nyungu barayivuga bate? Kubera kuko abantu baba ari inyungu nuko Imana iba ari inyungu bizahora bitandukanye, haleluya. Inyungu ku Mana no gukora ibyo Imana ishaka kugera ku rupfu. Yesu ashimwe, haleluya. Inyungu ku Mana si uko wakora ibyo gukiranuka ukarangizanya na 2019. Inyungu ku Mana, icyo yita inyungu, icyo yita ko atari igihombo ku buzima bwawe, nuko wakora ibyo gukiranuka kugeza ku rupfu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntabwo ari kugeza urangije amashuri, ntabwo ari kugeza ushatse umugabo n'umugore, ntabwo ari kugeza ubonye akazi, ntabwo ari kugeza ubonye promotion, ubonye n'amafaranga, ni kugeza ku rupfu. Cyama kagira umuntu nyumva, haleluya. Mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwawe, kuko mu buzima duca mu bintu bitandukanye. Hari igihe uca mu byiza, umwaka wakakubera mwiza rwose pe. Hari igihe hacamo n'ibibi, umwaka ukawuririramo, umwaka ukaburiramo abantu, umwaka ukahuriramo n'ibintu bitandukanye bishobora guhombya ubuzima. Ariko inyungu z'Imana ni ryari zavuga ngo uyu muntu niyahombye yarungutse? N'igihe mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwawe byose byagusize urushijeho kwegera Imana, haleluya.
ibihe bitandukanye by'ubuzima, ibihe byiza birimo indirimbo, ibihe byiza birimo amashimwe, ibihe by'amarira birimo kubabara, kurwaza, gupfusha, gusa n'uhombye. Iyo ibyo bihe byose uko bimeze byagusize, umutima wawe urushijeho kwegera Imana, nibwo Imana yitegereza umwaka wawe ikavuga ngo uyu mwaka wabayemo 6, uyu mwaka yaratsinze, uyu mwaka yaranesheje, kuko ibyamugezeho ntibigeze bimujyana kure yanjye. Haleluya, Mana yacu tugirire neza. Reka twitegereze ingero zimwe na zimwe zo muri Bibiliya kugira ngo murebe neza uburyo Imana itabara ibintu nkatwe. Imana ni Imana, haleluya, kandi izahora yitwa Imana. Nureba mu gitabo cy'ibyahishuwe, handi Imana yagiye yandikira amatorero atandukanye, amatorero 7 yo muri Aziya. Mu gice cya 2 cyaho umurongo wa 10, Yesu yavuze abwira Yohana ku itorero ry'Iperugamu. Itorero ry'Iperugamu ni rimwe mu matorero ataragawe. Amatorero ataragawe ni 2 muri aya matorero 7. Ni Perugamu na nirihe? Abasoma Bibiliya, haleluya. Hamwe nirihe? Muramusebeje. Urakoze. Imana iguhumugisha ko udutabaye. Haleluya. Na matorero 2 atarigeze agawa, Perugamu na Philadelphia. Niyo mujya mukopera n'amakorari yitirira ayo mazina. Hari amakorari yitwa za Philadelphia, hari amakorari yitwa za Perugamu. Wari wumva hari iryitwa Sarudi cyangwa Laodikia? Nuko yagiye agawa. Haleluya. Ibyahishuwe 2:10 haravuga ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Iri ni itorero ridafite umugayo. Muranyumva neza? Munyumve shiti z'Imana. Haleluya. Abwira umuntu mwicaranye ave mu kurangara. Niba arangaye ariko ntubwire witonze. Ntutinye. Mwumve, ubu ni nkuko ubuhanuzi bwamanuka mu itorero ry'uyu munsi, bukamanukira umuntu mu by'ukuri udafite umugayo namba ku Mana, bukamanukira umuntu uhagaze neza, urimo asenga, urimo akora ibyo akiranuka, kuko iri torero nta mugayo twaribonyeho. Ariko umva ubuhanuzi bahawe, wumve mu buryo bw'abantu, buryo turi bwite twumva ari igihombo gikomeye. Bararibwiye ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Ubuhanuzi bwakuryohera? Wapi, nanjye ntibwandyohera. Kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ikindi abasobanura Bibiliya bavuga ko atari iminsi 10 gusa, ni ibihe byo kubabazwa tutazi uko byanganaga. Muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa. Ntago amubwiye ngo ujye ukiranuka kugeza uvuye hehe mu nzu y'imbohe, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Mwambwirira ikamba bazarimuhera ino? Mwambwira muri ubuhanuzi hari igihembo kino mwumvisemo? Mwakurikiye namwe? Nta gihembo kino kirimo. Birimo birabwirirwa itorero ridafite umugayo. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka arababwiye ngo bamwe muri mwebwe bazafungwa, muzageragezwa, muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa. Nta nubwo ageretseho ngo byibuza ngo nzagutabara ngo ukure muri iyo nzu y'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo uzajye ukiranuka kugeza ku gupfa. Birashoboka ko benshi muri bo bari bwicwe. Ngo nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Shuti z'Imana, twitegereje wowe nanjye, twabona iri torero ritarahombye? Ntiryaba rihombye? Nk'amaso y'abantu turirebye twavuga ngo iri torero, turirebeye inyuma ari nk'irituranye ryacu, twavuga ngo iri torero Satani yararyigaruriye. Nyamara nta kiganza cya Satani kirimo, nyamara ari imirimo y'Imana. Uko Imana ireba inyungu bitandukanye nuko tuzireba. Haleluya. Ariko Imana iravuga ngo bazakiranuke kugeza ku rupfu, ngo ubundi bababiki ikamba ry'ubugingo, kamba batazaherwa ino. Ikamba ntazambara ngo mubimenye ko Imana yanyibutse. Imana yacu dutabare. Haleluya. Tubaze nk'abantu twavuga ngo iri torero riri mu gihombo, ariko ku Mana nta gihombo rifite. Haleluya. Kandi nta sezerano rifatika ryabonye. Imana yacu dutabare. Nubona aya matorero yose, Efeso barabagaye baravuga ngo waretse urukundo rwawe rwa mbere, simurunanira tuvuyeho. Perugamu nibyo shobora ko nabicuritse, ni simuruna nibyo rya tuvuyeho. Yego, Perugamo barabivuze ngo intebe ya Satani iri iwawe, ariko wakomeje izina ryanjye ntiwahakanye kunyizera. Ririya tuvuyeho. Yesu ashimwe cyane.
ngo wakomeje izina ryanjye. Intebe ya Satani iri iwawe. Mwibuke ko navuze ngo Imana izabara ryari ko umwaka watubereye uw'inyungu. Ni igihe wahuye n'ibihe bitandukanye by'ubuzima ariko ntudohoke. Haleluya. Iri toro ririmo rirabwirwa ngo intebe ya Satani iri iwawe. Nuvuga ngo warageragejwe, ufite ibintu byinshi bigoye, imirimo ya Satani irahari, ngo ariko wakomeje izina ryanjye ntiwihakanye kunyizera. Haleluya. Ngo na Antipa wapfiriye iwanyu, nabwo amaze gupfa ntimwigeze mureka kunyizera. Nusoma komantere za Bibiliya ziravuga ngo uyu Antipa bamwishe bamutwika buhoro buhoro. Murabyumva uwo mubabaro? Bamutwikaga buhoro buhoro. Imana ntiyamanuka ngo imukize, Imana iricecekera. Ariko ngo abizera b'icyo gihe ntibigeze bacogozwa n'urupfu rwa Antipa. Tubarebeye inyuma twavuga ngo barahombye, ntago babonye Imana muri uwo mwaka. Ariko Imana yabareba ikabavugaho amagambo atandukanye. Haleluya. Inzira z'Imana zihora zitandukanye n'iz'umwana w'umuntu. Amen. Tuwatira bararigaye ngo barigaya ko ryemera inyigisho za Yezebeli, akigisha abantu gusambana no kurya inyama z'intonorano, inyama zamurikiwe ibigirwamana. Ibi ngibi bavuga ko byandikiwe amatorero arindwi yo muri Aziya, ariko nanone bavuga ngo birashangwa n'itorero rya none ryo duhagazemo uyu munsi, aho umuntu ashobora guhaguruka akavuga inyigisho zitari zo ariko tugatinya kumucyaha. Mana yacu dutabari. Haleluya. Sarudi baramubwira ngo ufite izina ry'uko uriho kandi uri intumbi. Ndagira ngo tukiri kuri Sarudi, afite izina ry'uko ariho ariko mu maso y'Imana ngo ni intumbi. Izina ry'uko ariho rimeze gute? Nuvuga ngo mu bifatika arabifite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tumurebye muri 2019 Sarudi, itoro ry'Isarudi, twavuga ngo iri torero Imana yarigiriye neza, biragaragara, baragutse, baratunze, babonye ibinibi, ariko Imana ikavuga ngo bafite izina ry'uko bariho nyamara ari intumbi. Uko Imana ipima 6 bitandukanye nuko tuyipima. Haleluya. Sindimo mbarema agatima ko kunebwa, munyumve neza nshuti z'Imana. Haleluya. Ibyo ugomba gukora mu bwenge ubikore, abagomba kwiga nimwige, mu minuze mugere kure, mushakishe. Urarutekereza iterambere ry'ubuzima bwawe, urarutekereza ko watera intambwe. Oya, ntago nimo kuvuga ibyo kunebwa, ariko nibo ndakubwira uko Imana ipima 6. Umuntu ashobora gutera imbere agatekereza agakora ibintu bigakoreka, ariko Imana yamureba ikavuga ngo arasa nkaho ariho ariko ni intumbi, kuko Imana yamubuzemo ibyo gukiranuka. Haleluya. Haleluya. Itoro ry'i Philadelphia Imana irivugaho iravuga ngo ufite imbaraga nke ariko ntiwihakanye izina ryanjye. Haleluya. Ngo kubera ibyo nshyize urugi rukinguye imbere yawe. Reba amagambo yabwiwe Philadelphia, naryo ntacyo rigawa, rifite intege nkeya, ariko Imana yiyemeje kurishyigikira no kuzakingura inzugi zose zari zikinzwe imbere yaryo. Bishobora kuba nta bifatika byari bihari, ariyo mpamvu bavuze ngo rifite intege nkeya, ariko ntiryigeze ryihakana izina ry'Imana. Haleluya. 2019 uyirangije ute nshuti yanjye? Ese wihakanye izina ry'Imana inshuro zingahe? Twavuze ngo ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Haleluya. Uyibwiza ukuri, ntutinde kuri 6 nkuko abantu bayipima, ahubwo uvuga uti Imana, nubwo mfite ibi nibi, nubwo naba nageze kuri ibi nibi, ariko hari inshuro nihakanye izina ryawe, hari inshuro nakoresheje amanyanga mbikora nabi, none ndagarutse umbabarire. Haleluya. Babwira itoro ry'i Laodikiya barebwa ngo ntukonje kandi ntubize, urakaza uyazi. Barivugaho amagambo ababaje ngo wiyita umukire kandi uri umutindi wo kubabarirwa. Yesu ashimwe. Itoro ry'i Laodikiya rishobora kuba ryari rifite ibifatika, mbibutse ko ibifatika atari bibi, ariko nkwiriye kubitunga n'Imana itanyita umutindi wo kubabarirwa. Haleluya. Nibwo mu maso y'Imana uwo mwaka wabarambere successful. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana yacu tugire neza. 6 ku Mana nk'abakristo, reka tuyifate nk'uko Imana yifata. Imana ntirwanya iterambere ryanjye, ariko yifuza ko iterambere ryanjye nuko nigira imbere mu myaka no mu mezi byagendana no kugenda ngwiza kubaha Imana. Haleluya. Reka tuvuge gatoya ku buzima bwa Yosefu. Yosefu muzi ko yabanje kugira ama6 mu rugo rwo kwa Potifari. Murabizi ko yari umukozi usanzwe, bwacya akaba shefu w'abandi bakozi, bwacya Potifari akamugabira ibyo atunze byose ngo ari we ubigenga. Murabyibuka? Iyo ntiyari promotion, yari promotion. Haleluya. Ko ari kuzamuka kugaragara, kuzura umugurano, nta jambo ufite, ejo ukayobora abandi bakozi, ejo ugashingwa ubutunzi bwose bwo kwa Potifari. Kandi Potifari ntiyari umukene, buryo umuntu agushinze utuntu dukeya nyine waba
ukiri cipa. Ariko Potifari yari umukire, yari umuntu ukomeye, yari umuntu ufite imirima, yari umuntu ufite amatungo, yaranabivuze, yaravuze ngo kuva uyu mugurano yaba ahangaha ukuboko kwiza kwabaye ku bintu byanjye, nagiye nunguka. Twitegereje ubuzima bwa Yosefu twavuga ngo mu ukuri harimo success, harimo iterambere. Ariko reka tuvuge gatoya. Haleluya, haleluya. Uwitegerereza Yosefu kure, utazi amakuru ya Yosefu, utazi ubuzima bwa Yosefu bwo kubaha Imana mu ibanga, agiye kubona akabona iminsi nk'iyi ngiyi turimo, akabona ubunani busanze Yosefu muri gereza. Yesu ashimwe, haleluya. Akabona Desambre, wa mugabo wasaga nk'uwateye imbere, wa mugabo wasaga nk'uwagize icyubahiro, yajya kubona akabona arangirisha umwaka muri gereza. Ubuntu yavuga ngo iki? Yavuga ngo Imana yaramwibagiye, yavuga ngo Imana yaramuretse, yavuga ngo nta success Yosefu yagize muri uyu mwaka. Ubuntu niko yavuga, umuntu utazi amakuru yo kubaha Imana mu ibanga kwa Yosefu. Reka tuvuge scenario inyuranyeho gatoya. Iyo Yosefu noneho aza kuba yaremeye kuryamana na muka Potifari, mu nyumve shiti z'Imana, hanyuma ntihagire umuntu ubimenya, hanyuma madamu akamusabira indi promotion irenze yafite, kandi muri byumva ko byari bucemo, byari bucemo. Madamu yagusabiye byakwanga? Ntabwo byakwanga, byari bucemo. Yaryamanye na muka Potifari mu ibanga, Potifari ntiyabimenye, abagaragu ntibabimenye. Ibanga rizwi na Yosefu n'umugore n'Imana na Satani, by the way, nawe abahari. Yesu ashimwe cyane. Madamu amusabiye promotion, Yosefu arazamutse. Ababirebera kure iyo bareba, wowe nanjye turebye Yosefu tugasanga Desambre ayirangije yateye imbere, twavuga ngo Yosefu Imana yamugiriye neza. Siko bimeze? Haleluya. Turi abakristo, reka turebe success nkuko Imana yireba. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yosefu muri gereza, mu maso yacu abareba twavuga ngo Imana yaramuhemukiye, n'ukuntu koko yayubashye. Yosefu mu kuzamurwa yabigiriwemo n'umugore wa Potifari bakoze icyaha, twavuga ngo Imana yaramwibutse, kuko tutazi bibera mu ibanga mu buzima bw'abantu. Haleluya. Ese Imana yitegereje ubuzima bwawe, Imana yitegereje ubuzima bwanjye, iravuga ngo si umwaka wamugendekeye ute? Ureke ibyo abantu bareba, ureke ibyo abantu bavuga. Mana yacu dutabare, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yosefu yashoboraga kwemera wenda bakazamuzamura, ariko Imana ikamugaya, ikavuga ngo imyaka yawe yo kwihangana, imigambi nari ngufitiye, amasezerano nari ngufitiye, byose bipfuye umugoroba umwe mu gituza cy'umugore utari we. Mana yacu dutabare. Haleluya. Nshuti z'Imana, tunganya urwawe ruhande, wimura ubunebwe bw'uburyo bwose, ubunebwe bw'imikorere ubwimure mu buzima bwawe, ubu umuntu ukorana umwete. Ubunebwe bwo gusenga ubwimure mu buzima bwawe, ubu umuntu usengana umwete. Gukiranuka ubihindura ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe. Gukiranuka nta muntu ubyigisha undi, ni icyemezo umuntu afata mu mutima we akavuga ngo nzakora iby'Imana ikunda, abantu bahari cyangwa badahari. Haleluya. Abantu bandeba cyangwa batandeba. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ibintu byo kurebana ku maso ngo mvuge ngo kanaka yambonye cyangwa ntiyambonye. Ni icyemezo cyo mu mutima, mu mutima wanjye kure, ahantu umugabo wanjye atazi, ahantu umugore wawe atazi. Haleluya. Nutunganya ibyo ngibyo, ukimura ubunebwe bwo gusenga, ukimura ubunebwe bw'imikorere, ukagerageza gukora ibyo gukiranuka, Imana izayobora intambwe zawe, zizagera muri 6 Imana yakugeneye. Haleluya. Itandukanye nuko abantu bareba. Mana yacu tugire neza. Utunganye urwawe ruhande, ubundi wicecekere, Imana iyobora intambwe zawe. Amen. Witegereje ubuzima bwa Danieli. Mwihangane mvuge Desambre cyane. Ubuzima bwa Danieli, Desambre 20 na zingahe ikamusanga mu rwobo rw'intare. Murumva bya biryoshye? Abantu bavuga ngo koko Daniel n'ukuntu yihanganye, n'ukuntu twamubonaga ajya muri Nibature. Murabizi yasenga mu gitondo saa 6 nimugoroba, yajyaga muri Nibature, yajyaga muri Ranchawa, amateraniro y'umugoroba ntiyacikaga. Daniel n'ukuntu yasengaga, n'ukuntu yari umukozi w'Imana. Mana niba umuhembye umwaka urangira, tekereza niba urwobo rw'intare yaradwinjemo le 31 Desambre. Twese twavuga ngo Imana yaramuretse, ariko Imana na Daniel bafitanye ibanga. Haleluya. Imana irimo iravuga ngo nashaka araremo, ndabizi ko intare zitazamurya. Haleluya. Umukiranutsi wanjye dufite ibyo tuziranyeho. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Hari n'indi nkuru dushobora kureba tugasanga mu by'ukuri
ntabwo ifite sikise iyo tuyigarukiye hagati. Twitegereje ubuzima bwa Yesu mu nyumva inshuti z'Imana, ngiye kurangiza. Haleluya. Mu bintu biryoha kuvuga hari ibintu bita nyine niba ari success story, aho umuntu avuga ngo navuye aha, akera nari umukozi wo mu rugo, bukeye ngira amahirwe njya mu ishuri, bukeye mva mu ishuri nitangiriza agashinga gatoya, bukeye nteye imbere, uyu munsi mfite uruganda, nari imfubyi, uyu munsi ndi umugore n'umugabo wubatse urugo, nateye imbere. Izo ni inkuru zirimo ziryoshye, siko bimeze? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni inkuru zishobora kwinspiringa abandi bantu. No mu biganiro bimwe bijya bibaho, yaba mu rubyiruko yaba kuri za televiziyo Rwanda, inkuru nk'izo zibaho, kandi twese iyo tuzumvise twumva turyohewe. Iyo umuntu yahereye ku busa umva biryoshye. Hari umwana w'umukobwa twajyaga tuzana mu biterane kera, sinzi niba mwamwibuka, wajya gutubwira uburyo yahereye ku bihumbi 2 acuruza imineke. Icyo gihe yazaga kutwigisha ageze kuri 2,200,000. Sinzi ko hari abamwibuka. Haleluya. Avuga yari yarize nursing, agomba kuba umunasi, ariko aravuga ati sinzashaka akazi, ndumva ngomba kwikorera. Asaba niba ari mukuru we 2,000 ngo akajya azinduka akajya kurangura n'uw'ikigara, akajya kurangura imineke, agura imineke 2, 3, 4, 5, agenda yaguka, acuruza imboga, aragenda atera imbere. Kumva biraryoshye. Ibyo bintu ntibiryoshye? Biraryoshye pe. Ariko reka tuvuge gatoya ku nkuru ya Yesu, yo isa nkaho itarimo sikise yutagejeje ku munsi wa none aho duhagaze. Haleluya. Yesu yaje mu isi, amaze gutangira umurimo yagombaga gukora, atumira abagabo 12 bagendanaga, asa nk'uwatindanye nabo. Ariko Yesu yagiye kuzamuka, bigaragara ko nta sikisi ihari. Niba hari umuntu w'icyamamare ariko wasize itorero ritoya, ni Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yasiga itorero ritoya ariko agasiga n'abantu byibuze bafite imbaraga. Yasize nta n'imbaraga bafite. Yasize buzuye ubwoba, yasize bakimwihakana. Abagabo yagendanye nabo imyaka 3 irenga bari bakimwihakana, hafi y'urupfu. Murabizi Petero yaramwihakanye, n'abandi bari banyanyagiye kubera ubwoba. Twitegereje ubuzima bw'uwo mugabo twavuga ngo yaragize gute? Yarafeirinze. Yesu ashimwe. Yagize gute? Byaramuhombeye. Umurimo we n'umuhamagaro wapfuye ubusa. Ariko ku muntu wubaha Imana uzatinde gushyiraho akadomo. Haleluya. Nuvuga inkuru ze zo guhomba kwe, uzashyiraho virigire, uzirinde gushyiraho akadomo. Haleluya. Aba bagabanyabwoba yasize, nta muntu wari uzi ko umwuka wera n'abamanukira bari bushyira amanga bakabwiriza abantu 3,000 bagakizwa. Nta muntu wari uzi ko ubutumwa bufite na n'uyu munsi tukibuvuga nyuma y'imyaka irenga 2,000. Haleluya. Kandi abo bagabo nta mashuri bigeze bubaka, nta bigo bikomeye basize, nta n'ibitabo bihambaye bigeze bandika. Na Yesu nta gitabo yanditse. Haleluya. Ariko abagabo basa n'abanyabwoba, babagabo basa nk'abadafite icyo bafite, ariko bahisemo kubaha Imana, ntabwo wamenya ahantu bazagarukira. Haleluya. Abajene Yesu ashimwe, nimwubaha Imana. Yesu ashimwe. Ndibwira abajene ko nako bakuze, hari igihe tuba twaramaze kugondagondama. Haleluya. Nimwubaha Imana. Ikibazo ni ikihe? Nuko tuba turi batoya, nibyo bifatika tutabifite, no kubaha Imana bikanga. N'udufaranga duke ufite muri telefone tudashyitse, natwo kararo duhamagaza abakobwa. Vrema, amafaranga ntayo ufite, nta bifatika bihari, no kubaha Imana byarakunani. Kandi kubaha Imana nta gishoro bisaba. Murumva atari kuba fake? Nanjye kuvuga ngo murumva mutari fake, ariko nari kuba mbatutse. Ako n'ubundi nabivuze. Haleluya. Umuntu wubaha Imana uzirinde gushyiraho akadomo. Yesu ashimwe. Yesu agenda, yasize abagabo b'abanyabwoba, yasize abagabo bakirimo bashaka ko ubwami bwe bwakwima ku isi. Nuze gusoma no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6, bari bakirimo kumubaza, agarutse bagize amahirwe babona arazutse. Wagize ngo barekeye aho, bari bakirimo kubaza ngo ese nicyo gihe ujye kuzanira ubwami mu isi? Ese nicyo gihe natwe tujye kugerwaho? Bari bazi ko bagiye kugerwaho, bagiye kubona bakiri muri ibyo babona ciyeho arigendeye. Abasize nta mazu, abasize nta mishahara, abasize nta na security bafite, kuko bari bishe Yesu nabo bashaka kubica. Abasiga aho ngaho hagati na hagati. Ariko abantu bubaha Imana uzirinde gushyiraho akadomo. Haleluya. Igitondo kimwe bazatumbagira bagera mu kirere. Kuko kubaha Imana nta gishoro, mwaretse tukubaha Imana tukava mu manyanga. Ufaranga bucyo ufite reka kubuteteresha abakobwa. Tanga amaturo basi, icya 10 basi. Ufaranga ni bukeya ntibinavamo, warangiza babitanavamo no gutanga icya 10 warabyanze. Kandi biravuga ngo bihesha umugisha. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Wirirgurira. Kubaha Imana nabyo bitunanire. Ibintu bidasaba mwene wanyu ngo akuvuganire, ibintu bidasaba amashuri ngo banze wige.